Aba baturage rero mubona ntabwo ari inteko zabaye, si ikibina, si n'isoko ryaremwe, ahubwo aba bari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, aho hari umugore warimo wigishwa imodokari ariko uwamwigishaga nyine akamujyana bakajya no kuryamana, gusambana. Icyo gihe umugabo rero we yaraje kureba umugore we ahantu bamubwiye ko aba yagiye kuryama nyine, umugabo araza kuhamusanga. Murabona ko rero yarimo aryamanye umwigisha imodokari, nk'uko abaturage bakomeje babivuga ati si ubwa mbere aje hano, ahubwo twari bazi ko ari umugore we bisanzwe. Afashwe aca inyuma y'umugabo. Ni umugore basanze mu rugo rwe, ni umugore wasanze umugabo mu rugo rwe? Ni umugabo wazanye umugore w'abandi mu rugo rwe. Icyo navuga, umuntu agomba kwirinda. Ntabwo ari ngombwa ko ibi bintu biba mu muco nyarwanda, ntabwo bikwiriye. Umusore nyine, umugore ntabwo ari uwina, n'umugabo ntabwo ari uwina. Hasi ni amacumbi. Oya, izi nzu ni ize nyine, n'umugabo ngo ni inzu ni ize. Bavuga ko ngo yigisha imodoka, ntabwo twari tubizi nyine ko ari uwina aha ngaha. Bigenze bite rero? Nyine umugabo ngo asanzemo umugore we yamuciye inyuma. Umugore afashe urugendo avuye mu rugo iwe, nk'ugiye mu rugendo runaka utamenya, umugabo amukurikira akeneye kumenya ese agiye, bishoboke ko yanamukekaga. Nyuma yaho amugenda runono, finaroma amusanga yinjira mu nzu y'undi mugabo, ategereza ko batandukana. Nyuma yaho bigaragara ko baryamanye n'iki, ariko umugore amaze kumenya hamwe n'umugabo bari kumwe, bamaze kumenya ko hari ingenza zibagenzura, banze gusohoka. Umugabo ahamagara ubuyobozi. Nuko guhamagara ubuyobozi, umugore ntago ashoboye gusohoka, biteranije imbaga nyamwinshi y'abantu, ariko biraza kurangira bitanze igisubizo cya nyacyo. Ni umugore waje gusambana, baramufata. Umugabo ngo yaje amukurikiye bitewe n'uko bari babanye mu rugo, yavugaga kuri telefone igihe kirekire, noneho ngo atega moto, umugabo ntatega moto amukurikiye. Noneho umugore akimara kwinjira, umugabo ntarinjira, ariko umugabo yaje bitinze nyine amaze kwinjira mu nzu, urabona ko ari igipangu gihari, banze kugikinga. Umugabo arinjira asanga umugabo ari gukora gahunda zazanye umugore, barimo barasambana, niko nabivuga. Umugabo ninjira yicara ku muryango, ategereza ko umugore yasohoka, araheba, gahamagara abashinzwe umutekano, baraza barareba, basanga nyine umugore arimo, ariko kugeza amagingo aya ntabwo barakingura, natwe tumenye ibyo ari byo. Kuko ibyo bintu ntabwo byemewe. Niba musohore tumurebe, ntabwo ibyo bintu byemewe byo kwitora agasambana aca inyuma y'umugabo wiwe, cyangwa umugore aca inyuma y'umugore we. Natwe tumubone, tumumenye, natwe ejo ubundi tuzamenye uko tubigenza. Bakomeje bavuga ko uyu mwarimu wigisha muri driving school, nk'uko byanditse ku modoka ye yari yatsimbye mu gihuru, bavuga ko yagakwiye guhanwa. Ibi ari gukora byo gusenya ingo z'abandi bikamubera urugero, bikabera n'abandi urugero, kuko akura abagore mu murenge wa Ndoba aho abigishiriza, akaza kubasambanyiriza muri aya mazu yiwe aherereye mu kagari ka Kagugu, umudugudu wa Giheka. Bibaye ngombwa ko menya ko byabaye nko ku muryango wanjye, njyewe igisubizo kiba ari kimwe, uvuga ngo aba ari iherezo ry'urugo rwanjye n'uwo twashakanye, kuko sinumva ko ashobora gufata urugendo rungana gutya, ngaturutse za Gatunga, ahangaha ni Igiheka. Urwo rugendo akora buri munsi rutuma agenda, bisobanuye ngo yashimye aho ajya, agaya aho aba, ashimye aho agiye. Bisobanuye ko ikibazo kirangiye. Nyine ibi bintu iyo bifashe intera, ni hahandi usanga habayeho kwicana hagati y'abantu bashakanye, ugasanga biteje ibindi bintu bitari byiza nyine hagati y'abantu, ugasanga umugabo yishe umugore cyangwa se umugore yishe umugabo bitewe n'ibi bintu. Ubwo rero uko byagenda kose baba bagomba gukumira ibintu mbere y'uko biba. Birakataje cyane, ahubwo ni ukubigira rwose bigakomera cyane. Byarakomeye cyane, abagore ibintu byo gucana inyuma birakomeye cyane cyane. Mu muco wa Nyarwanda ntabwo bikwiye, ni bibi cyane, ntabwo ari byiza rwose. Akwiye guhanwa by'intangarugero,
bikabera n'isomo abandi. icyaha cy'ubusambanyi rwose mba gisigaye gikaze pe cyane, ahubwo ni ukugerageza mugashyiraho ibihano bikakaye ku buryo abantu bazajya bajya kubikora bagahita batekereza ibihano babahana bakabireka. Ku gitambara cy'umukara, agashati k'umuhondo, uyu mubyeyi usa naho akuze uri mu kigero cy'imyaka 48 wafashwe ari gusambana n'umwarimu wamwigishaga imodoka uzwi ku mazina ya Musabyimana Edouard wigishiriza mu murenge wa Ndoba. Bivugwa ko uyu mugore yaturutse mu murenge wa Ndoba ndetse n'uyu mwarimu we agenda amwigisha sirikirasiyo bagakomereza mu mazu y'uyu mugabo. Mu burakari bwinshi, Karaveri umugabo w'uyu mugore avuga ko Edouard uyu mugabo amuhemukiye, dore ko yamuhaye umugore ngo amwigishe imodoka atamumuhaye ngo ajye amusambanya. Inteko rusange irateranye, nta gisubizo kiraboneka. Dusize imiryango iri gushaka igisubizo. Gusa abaturage bavuga ko uyu mugabo uzwi ku izina rya Tica akaba yitwa Edouard yagakwiye kubihanirwa kuko atari we mugore wa mbere azanye muri aya mazu. Mu bice bitandukanye bigize igihugu, yewe n'abari mu mujyi wa Kigali bavuga ko bahangayikishijwe n'abarwayi babo batwarwa muri ambulance bagatwarwa ku muvuduko ukabije, ari byo bavuga ko abarwayi bagera ku bitaro babaye ibisenzegeri kubera imodoka rigenda ibazunguza. Ubwo twaganiraga na bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali, umva uburyo badutangarije imbogamizi bakomeza kugenda bahura nazo zituruka ku muvuduko w'abatwara ambulance. Bakanyuza mu mahugurwa bakaye umuntu nyine ufite uburambe mu kazi, kandi nawe umurebye uriya urabona aracyari agasore, wagira ngo mbese asa n'utareze imodoka neza nkurikije ukuntu asohotsemo ahangaha. ntabwo yayifinisha, ntayazi pe. Ni uko wamukora akareba umushoferi nyine wabyize ubizi neza akamenya ko atwaye ubuzima bw'abandi nabo baze baha abantu akazi bashoboye. None se wowe usohotse mu muryango uzi ko utwaye abantu wese ugwa aho ngaho, ubwo yiyirukanye iyo riri kugaragara ntabwo yakomeye gusubiramo. Urebye ahanini nko mu bantu bagomba gutwara izi modoka bagomba kuba bafite experience mu rwego rwo kugira ngo basigasire n'ubuzima bwabo baba batwaye, ko abari indembe akenshi hakwiye kuba hazamo no kuba umuntu afite uburambe muri aka kazi ko gutwara mwene izi modokari. Ubundi no mu mategeko iyo umushoferi agiye kwinjira mu modokari cyangwa ikinyabiziga hari ibyo abanza kukisuzuma kugira ngo amenye niba ari kizima, niba nta bikenewe bigomba gukorwa. Ubundi abashoferi benshi barabikora. Bisaba kumutwara gakeya, kujya batwara abantu batirukanka bagabanya umuvuduko. Bakomeza basaba ko izi modoka za ambulance zagakwiye gutwarwa n'abafite ubumenyi buhagije ku kinyabiziga, ariko kuba zihabwa abadafite ubumenyi buhagije mu gutwara ibinyabiziga ari bimwe mu bituma bagendera ku muvuduko ukabije. Uretse kuba bigaragara mu mujyi wa Kigali, yewe ni ikibazo usanga benshi bagaragaza bagenda muri izi modoka bakavuga ko cyagakwiye gukosorwa, izi modoka zikazajya zihabwa abafite uburambe buhagije muri aka kazi k'igishoferi banabasha gutwara abarwayi.